ndaranurira ko numva atari gushaka kwitabara, muganga akatari kwitabara. Buri kabiri kamamagare muganga bwa gatatu ndebe muganga ko yanyijeje ibitangaza birakora. Mwiriwe neza muga. Muga ni wa mugabo umwe, umugore yatanye abana batatu. Umwana wanjye bya bikoresho byose nabibonye. umwana wanjye Urumva na mu gitondo nakoreje ka gatabi k'ababyeyi, k'agatabambwe k'abakuru k'ibihumbi 200. Nizere ko wayabonye. Na bya bikoresho byo kwifashisha nabibonye. waragizwe kandi umwana wanjye Yego umugore yataye akigira hanze. ndakwibutsa Noneho bya bikoresho byose nabibonye. rero umwana wanjye nawe ndi gufasha abana twari turi kuvura umwana bafashije ngira ngo baraza ku ntego tugufashe mu nzira dufashe n'uyu mwana Ngo bya bikoresho byose nabibonye. Rero umugano n'aya mafaranga note y'igihumbi yo kwifashisha ntabwo wayateguye umwana wanjye nibaze kubona igihe kugira n'ingoga ajyana ingoga umwana wanjye baraza kubitegura umwana wanjye gufashije mu nzira mfashe n'uyu mwana hano awuhanishije aho rero mfasha muganga. rero umwana wanjye wamaze kwitegura neza. Yego niteguye ibintu byose byafunganye. waba witeguye harimo kavuye rero umwana wanjye tugiye kuguhindura ubuzima. Ndabyumva. Ndabyumva ndabikora. Urumva ntabwo mwamindura ubuzima ngo reke kuza kwitura pe. Urumva ntabwo naba ndifura. yaba ukeneye kugufasha rero umwana wanjye ubwo rero umwana wanjye ibiganza byawe umwana wanjye biranahumanye tumanuye. Yego ndabyumva. uri kubona umugisha rero Ndakunda pe. Ugiye gukora ugiye gusura umwana wanjye kandi ugire vuba ugiye gukora mu kazi ndetse gufasha abantu. nabikoze mwana muganga. ibiganza ubirambuye ubyegeranije neza Birambuye nuko wabinsabye muga. ushyire hejuru y'iyo basi umwana wanjye kugira Yego nabikoze. ntabwo bikozamo hejuru azi twaho dutegura iyo note y'igihumbi ishyire mu mazi. Yego kandi none iyo note y'igihumbi ishyire mu mazi utegere ariko iyo note ijya ku gitanda hejuru nabikoze. ku mazi. Yego muga nabikoze. wabikoze umwana wanjye yote umwana wanjye yakugira ubutunzi. Yego niteguye kwatira ubutunzi muga. umwana wanjye ntuzayajyana uhanyuka neza. Yego urajyanwa amafaranga uyajyane mu minsi 10 n'ubusambanyi ujye kuruka mu rugo rugomba kuguminzira umwana wanjye wavuze ko umugore yavuye mu giti. oya ni ukuri pe. Ndumva umugore aramubye ntabwo nakongera gukora amakosa. umukunzi yawe kugira iterambere abo bantu ukabatunga neza ukaza gushimira umwana wanjye ukaza gushimira abakuru. Oya ndabikora nk'uko yego tugiye kugutunze nta kiguzi watanze agatandi k'ababyeyi. oya ni ukuri pe ndabikora. umwana wanjye vuga ngo Yego dore amagambo agiye kukubwira ndabyumva. uriteguye kwakira ubutunzi babyeyi Niteguye kwakira ubutunzi babyeyi kandi nzaza gushimira kandi nzabashimira. uvuga ati babyeyi babyeyi tubiri mu gatatu babyeyi babyeyi niteguye kwakira ubutunzi. niteguye kwakira ubutunzi. reba hejuru Yego kuko hareba nahareba.
yego ndakumva neza muganga. wakoze wowe mbere wakira umugisha w'abakora umwana wanjye. Nabishyize mu mazi biganza. ababikire mu mazi noneho inota y'igihumbi kiri hejuru y'amazi mwana wanjye. Yego. hariho ireba hejuru ya mwana wanjye. Yego ndi kuhareba. babyeyi bigeze umwana n'uwahanye arejejwe umuhe uri kureba mwana wanjye. Mana we urakoze ndaje nawe ngerageza ndebe ukuntu nakwitura ndaje. Yego n'ukuri kw'Imana urakoze mwoga ndahita nakoresha nabubonye. umwana wanjye uzaza kudushimira. ndabikora ni ukuri pe urumva ntabwo mwamundemeye ngo ndeke kubashimira. ndi kuyabona pe ni ukuri kw'Imana muga ni ukuri ndabashimiye mana we. murakoze. oya mugana urabizi rwose wangiriye inama mbere yose. urakoze. nabonye none mugana ndahita nyakoresha ibintu wanjye uzakoresha icyo ushaka ariko kitarimo kuyijyana mu icumi. yego urakoze pe urakoze kuyajyanamo kandi mwana wanjye uyajyaza mu karuhuko kugeza reka ugatunganirwa abo bana ukabitaho reka nawe ndebe ukuntu njya kubashimira. yego muganga.